Ntwari Patrick utuye mu karere ka Ngororero aratakambira ubuyobozi ngo bumurenganure karengane yakorewe n'ubuyobozi bw'akarere ka Ngororero. Ako karengane ngo gashingiye ku kuba yarandikiye ubuyobozi abusaba ibyangombwa byo kwimura umucanga, ngo ibyangombwa barabimuhaye ndetse banamusaba ko yazabanza kwimura abaturage baho yateganyaga kwinura uwo mucanga mu murenge wa Ngororero mu kagari ka Rususa. Ngo we na bagenzi be barisuganije bimura abaturage ndetse banubaka umuhanda uzajya ugana aho yari gukorera ibyo bikorwa. Ariko ngo icyamutunguye ari nacyo yita karengane ngo nuko mu gihe biteguraga gutangira imirimo batunguwe no kubona kampani yitwa POM yarahisiza ikabahagarika ibabwira ko aho hantu atarahabwa, kuko ngo nayo ubuyobozi bwayihaye ibyangombwa biyemerera kuhacukura. Ngo yisunze ubuyobozi bw'akarere n'intara ngo bumurenganure, ariko bumubwira ko akwiye kuvamo agashaka ahandi ajya kwinura uwo mucanga. Ibi akaba ari byo ahera asaba ko yahabwa ubutabera. Kwishyura mining garanti muri banki nationale turayishyura bordeaux turayifite, atubwira ko tugomba kwishyura 450 akarere ka Ngororero y'uruhushya, atubwira ko tugomba kwishyura iyaye muri RDB 800 turabyishyura. Hanyuma hepfo batubwira ko tugomba mbere yo gukora tugomba kujya kumvikana n'abaturage kugira ngo dukorere mu butaka bwabo tumaze kubishyura. Ibyo byose tumaze kubyishyura twajyanye ibaruwa ku buyobozi bw'akarere tubabwira ko twamaze kwishyura. Ku itariki 12 z'ukwa mbere ubuyobozi bw'akarere bwaduhaye icyangombwa cyo kwinura umucanga muri uwo mugezi, ariko tukimara kubona icyangombwa amafaranga yacu yaramaze kuba make, twiyambaza koperative yitwa Tuzamurane ikorera kuri iyo baruwa nandikiye umuyobozi w'akarere. Hashize ukwezi ntarabona igisubizo, nandika indi baruwa ya kabiri yo kwibutsa. Ibaruwa ndayitanga, kera kabaye banyandikira ibaruwa bambwira ko hari itsinda ry'akarere rishinzwe gutanga umushya rizaza aho dukorera badusaba ko tuzaba duhari, ariko batari baza. Iyo kampani yitwa POM icukura amabuye y'agaciro yaje aho muri uwo muhanda wacu twakoze, hari ku mugoroba bazana amatiyo, baza mu buso baduhaye muri yaye twishyura 900 muri cya kibanza twagarantishije muri beneri amafaranga yacu. Baza kubetonamo sima baravuga ngo nitwigireyo ngo ahangaha ngo ni mu kwabo. Kuri iki kibazo umuvunyi mukuru Nirere Madeline avuga ko atari ikibazo bahita baha umurongo, cyane ko ari ubwa mbere bacyumvise. Gusa ngo bagomba gukoresha inama ubuyobozi bw'akarere na Patrick bagasesengura ikibazo cyabo, hanyuma bakabona kugiha umurongo ndetse hakanakurikizwa amategeko. Hari ikibazo cyihariye kireba kijyanye n'ubucukuzi bw'umucanga, umuntu warahaye icyangombwa n'ikigo gishinzwe nyine cy'ubucukuzi afite ibyangombwa bya REMA, mu by'ukuri ibyangombwa byose byuzuye bimwemera gucukura. Nyuma hazamo kampani nayo icukura amabuye y'agaciro, biza hazamo nko kugongana mu by'ukuri, ko kuvuga ngo iyo kampani icukura yavuga ko uwo nguwo ayibangamira umucanga, ubangamira imirimo y'ubucukuzi bwe, bituma ngo ahaye ibyangombwa hagarikwa. Hazamo igihombo kubera ko amafaranga ari yatanze ari gushaka ibyangombwa, ari na kontra amaze gusinya kugira ngo atangire abyaze umusaruro uwo mushinga we. Bazamo igihombo. Icyo twanzuye rero nk'inzego dushaka kumenya amakuru yimbitse, kureba uruhare rwa buri wese muri iki kibazo. Vuba kampani icukura kugira ngo turebe ese ntishobora kwishyura kuko birakoresha umuhanda itacukuye itakoze, tukareba ngo yakwishyura ngahe. Turashaka gukora ubuhuza kuri icyo kibazo. Uyu muturage avuga ko muri iki karengane yakorewe bamaze gutakazamo amafaranga menshi arenga miliyoni 19, harimo yo kwimura abaturage, kubaka umuhanda ujya aho bari gukorera ibikorwa. Nk'aho ibi bidahagije, akaba yaranageze ubwo akubitwa n'abakozi b'iyo kampani ya POM bamusaba kuva muri ibyo bikorwa, bikanagera n'aho hatirizwa bikamuviramo kumenengana mu rwego rwo guhunga ko yazagirirwa nabi. Eric Habimana, ATV mu karere ka Ngororero.